bavandimwe nkunda, Yezu Kristo akuzwe. Murakaza neza nanone kuri iyi gahunda Imana ikomeje kuduha kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Twageze ku cyumweru cya 23 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya, umwaka A. Uyu munsi murabona turi hano ku cyambu cyaho bita Ikiavari, hafi ya Sestre Levante aho ntuye. Nagira ngo murebe nyine ibyiza bitatse iki gihugu. Hari imisozi hariya inyuma, hari icyambu mubona n'amato menshi cyane, hanyuma hakaba rero n'inyanja aho abantu bajya kwishimisha bakidumbaguza, cyane cyane iyo ubushyuhe bwabaye bwinshi. Ubwo rero murakaza neza nanone kuri iyi gahunda. Ivanjiri uyu munsi iraduhamagarira ikintu cy'ingenzi twebwe abakristu duhamagariwe gukora, ni ukuvuga guhanana bya kivandimwe, kugirana inama, gufatanya twese hamwe kugira ngo twikosore iyo twaguye mu makosa cyangwa twababaje bagenzi bacu. Yesu rero araduha intambwe eshatu dushobora, ibintu bitatu dushobora gukoresha kugira ngo tugere kuri uwo mugambi wo kubana neza bya kivandimwe, ndetse no kubasha guhana inama no guhanana ku buryo buturutse ku ivanjiri. Intambwe ya mbere atubwira, nimba mugenzi wawe yaguhemukiye, mwagiranye ibibazo, genda umwegere, muvugane, mubiganireho, hanyuma mufate umwanzuro. Ibyo rero bishoboka iyo cyane cyane twese twahuriye ku mugambi umwe, umugambi wo kugira ubutwari bw'ivanjiri. Naho iyo ubwo butwari bw'ivanjiri bubuze, usanga buri wese agenda ashushura hirya hino, avuga ubugambo hirya no hino, avuga undi, rimwe na rimwe akabyongera, ubyakira nawe akabyongera. Ibyo rero byerekana ko nta butwari bw'ivanjiri buhari. Uyu munsi rero bavandimwe, Yezu aratubwira mugire ubutwari bw'ivanjiri. Nimba mugenzi wawe yaguhemutseho, mwegere, umubwire, mubivuganeho. Ngo rero haraza ubundi buryo bwa kabiri, ngo natakumva ugende ushaka abantu 2 cyangwa 3 kugira ngo ibyo mutumvikanyeho mubashe kubikemurira imbere y'abahamya, y'abagabo 2 cyangwa 3. Ariko nabo bose tugenda tukiyambaza bagomba kugira igipimo cy'ijambo ry'Imana, bagomba kuba abantu binjiye mu ijambo ry'Imana, bahinduwe n'ijambo ry'Imana, kandi bashobora koko kutugira inama zitaturutse ku marangamutima yabo, ahubwo ziturutse ku nama nziza ivanjiri igenda itwigisha. Uburyo bwa gatatu rero ni ukwitabaza umuryango w'abemera, Kiliziya. Nimba binaniranye ubwo buryo bwa mbere bukananirana, ubwa kabiri bukananirana, mugende mutumize ikoraniro ryose, hanyuma ryige ku kibazo. Iryo koraniro naryo ni ikoraniro ry'abemera, ikoraniro ryahujwe n'ijambo ry'Imana, ikoraniro riyobowe n'ijambo ry'Imana. Hanyuma ngo uwo mugenzi wawe, uwo muvandimwe natumva iryo koraniro, ngo umusezerere, umufate nk'umupagani, nk'umupublikani. Ariko bavandimwe, ntabwo twagezaho, kuko nta n'umwe ushobora gutezuka kuri uwo mugambi wo guhana inama, wo kunga ubumwe tubihereye ku ivanjiri, kuko twese tugomba kurarikira no kuzana no kugarura ba bavandimwe bose bagiye bagakwamira hirya no hino mu bintu binyuranye, no mu makosa, no mu bibazo binyuranye by'iyi si. Ntagire rero uwo uzagera aho ngaho wo kumva ko umuvandimwe yabaye umupagani. Tugerageze ibishoboka byose, dukurikize izo nama Yezu Kristo yatubwiye kugira ngo twongere twubake ubumwe, twubake ubwiyunge mu bana b'Imana na hagati yacu nk'abakristo. Yezu rero yongera atubwira ngo mwahawe ububasha bwo kubohora no kuboha.
nongeye mbisubiremo ibyo Yesu yabibwiye Petero, nanjye mbisubiremo babwira ko kiliziya ifite ububasha bwo kubohora. Twese tubohore, tubabarirana, twongera duhoberana bya kivandimwe, ariko ni muri Covid ntimubikore mupeperane gusa, birahagije, ariko twese buri wese agira umutima ubabarira, umutima wiyunga na mugenzi we, umutima ugerageza kubaka ubumwe ahantu hose ndetse no mu bintu byose. Nk'uko bisanzwe rero, mugende mushaka ivanjiri y'umunsi muri za Bibiliya zanyu. Ni ivanjiri ko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 18 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku wa 20. Mukomeze mugubwe neza, kandi Imana ibaho umugisha mu byo mukora byose, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mugire icyumweru cyiza.